Yes, biba byiza kuri mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman gatanu kuri gatanu, tubifurije ibihe byiza kuri mwebwe, tunabashimira ko ubu ngubu twamaze kuzuza subscribe igihumbi, kandi dukomeza kugenda tubabwira ko icyo dushaka ari kugira ngo iyi channel ikomeze kugenda izamuka itera imbere. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha kandi ibahe n'amafaranga, kubera ko nayo aba akenewe muri ibi bihe. Ibihe byiza rero kuri mwebwe, duherukana muri ya nkuru yacu tumenyereye, inkuru ubuzima bw'urukundo, aho ababyeyi ba Nyiramahirwe bari mu rugo bishimira ko bafungishije Niyibizi Aloys, ndetse ko agiye no gukatirwa n'inkiko. Bakiri aho ngaho bumva umuntu arakomanze. Ese uwo muntu yari nde? Uwo muntu rero nta wundi, yari umwe mu bana bari ku muhanda. Nyuma yaho baza guhabwa urwandiko ngo baruzane kwa ba Nyiramahirwe. Uwari urubahaye rero ntabwo yabibwiye amazina, ahubwo bageze mu rugo kwa Nyiramahirwe, umubyeyi wa Nyiramahirwe w'umugabo aza guhita amubaza ati uragenzwa n'iki? Undi aramubwira ati nari nzanye iyi barwa kugira ngo mbe nayibaha, kubera ko nyihawe n'umuntu mu gihe twari turi aha ku muhanda. Amubajije nimba ari umugabo cyangwa ari umugore, undi aza kumubwira ko ari umugabo uyimuhaye, ndetse yaba ari uwa kujya kuyifungura asanga handitswemo aya magambo akomeye ati njyewe Nyiramahirwe, nk'umwana wanyu namwe mukambera ababyeyi, mwagerageje kunyitaho, ariko nanone hari ikintu gikomeye mwanyambuye mu buzima, kubera ko mwambanyambuye urukundo. Ku bw'iyo mpamvu rero bibaye ngombwa ko tutaba tukiri kumwe mw'ubu buzima. Bibaye ngombwa ko njyewe nafata umwanzuro wo kwikura mu buzima, kubera ko hari icyo nabuze cyangwa se hari icyo mwanyambuye. Gusa icyo mbifurije ni ubuzima bwiza. Yes, mu gihe yari agisoma urwandiko rero, umubyeyi cyangwa se mama wa Nyiramahirwe nawe aba arahageze, aza kumusobanurira uko bimeze. Umumama ntiyatinzamo, ahita avuga ati twihutire kubimenyesha ubuyobozi, ndetse tube twashakisha na aderese y'aho umuntu yaba ari cyangwa se yarerekeje, ndetse bahita birukira kuri polisi basobanura uko ikibazo kimeze, bagenda bahererekanya amakuru aho ngaho. Ariko bagishakisha nyine baza gukubitana na se wa Niyibizi Aloys, nawe agenda ashakisha, kubera ko yashakaga kumenya amakuru neza ko niba uwo mwana cyangwa se Nyiramahirwe yaba yaravuye mu mubiri cyangwa se akiriho. Nyuma yaho rero bahuye, baza kubabwira ko bakiriye urupapuro, ariko urwo rupapuro ntibaza kurubereka, kubera ko na n'ubundi bari bashaka gukomeza kugenda babigira ibanga, ahubwo baza kubabwira ko urupapuro bakiriye ari urw'uko umwana wabo yiyandikiye ko yaba yarishe Nyiramahirwe, yarangiza akaja kumuhisha mu ishyamba. Barakomeza baragenda bashakisha amakuru, naho ise wa Niyibizi Aloys no guhita acika intege, aravuga ati na n'ubundi ubwo naba ndi gushakira ubusa, kubera ko niba yaramaze kumwicana n'ubundi igihano cye ni ugufungwa ndetse akanakatirwa. Acika intege yisubirira mu rugo, nawe agenda abibwira abo mu rugo, abasobanurira uko bimeze ndetse n'imbogamizi yahuye nazo, cyangwa se n'uko ikibazo cyagenze. Ba bandi barakomeza gushaka, nabo umugoroba urinda kubiriraho, basubira mu rugo barataha. Umuhungu nawe ari muri gereza, akomeje kuba mu nyururu cyangwa se akomeje gufungwa azira ubusa. Aho ngaho buri mugoroba akajya afata ibihe byo gusenga, agasenga akabwira Imana ati Mana niwazankura aha nzagushima, Mana niwankura aha nzagukorera, Mana niwankura aha nzagutambira cyangwa se nzaba mu nzu yawe. Arakomeza arasenga cyane, agira amahirwe akabona n'abaza kumufasha cyangwa se kumufasha kugira ngo abe yazamura iryo sengesho. Akiri aho nawe aza abona urwandiko ruturutse hanze rwinjira muri gereza,
ko ari urwo yohererejwe. Urupapuro rero rwaje ruzanywe n'umuntu utarashatse kuvuga amazina ye, ageze aho ngaho aza gutanga rwa rupapuro, aruha umusoroviye, arinjira aruhereza Niyibizi, ararusoma, abwira umusoroviye ati umuntu woherereje urupapuro cyangwa se uruzanye ari hehe? Undi ati yamaze kugenda kare. Ese urwo rupapuro rwari rwanditswemo iki? Hari handitswemo ko Nyiramahirwe yabwiraga Niyibizi Aloyizi ko atazigera amureka, kandi ko haba mu bibi no mu byiza banari kumwe, kubera ko yari amutegereje nyine. Na n'ubundi we yagiye amusobanurira ko atari kure, ari hafi, kandi ko ntaco azaba, ko ku munsi runaka wo gukatirwa ko aziyerekana, akaza imbere y'urukiko cyangwa se y'ubushinjacyaha, akaza kuvuga ikibazo cye uko byagenze. Aho ngaho rero amezi yakomeje kugenda yiyongera, Nyiramahirwe aza kugenda abyara umwana yaje kwitirira Aloyizi. Niyibizi Aloyizi akimara gusoma urupapuro, aza kubona umusoroviye yongeye kwinjira, aramubwira ati Niyibizi Aloyizi, sohoka, hari umuntu uri kugushaka. Ese uwo muntu wari uri kumushaka yaba yarinde? Yaba yarazanye iki? Reka tuzakomeze na episode ikurikira. Ibihe byiza kuri mwebwe nk'ibisanzwe. Ciao.